Uyu munsi reka turebe insigamugani ivuga ngo yaje nk'iya Gatera. Uyu mugani bawuciye hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye gitumo, nibwo bagira bati cyaje nk'iya Gatera, wakomotse kuri Gatera witanda na Ruzizi mu Buganza. Ibi byavuye ku mukazana w'Ikirongore na nyirabukwe bakoreye amarorerwa na Gatera. Wakibaza uti byagenze bite? Nyendi Esther niyo Mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Reka uyu munsi twirebere ubuvanganzo bw'ikinyarwanda. Reka uyu munsi twirebere insigamigani. Ushobora kwibaza uti insigamigani ni iki? Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda, zikaba zaragaragariraga cyane cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere ndetse no mu mibereho ya buri munsi y'Abanyarwanda. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda, ayo nta yandi ni ijambo gusiga ndetse n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atonze neza. Gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo. Naho ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu Kinyarwanda. Aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho, kikaba umurage w'imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Naho insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi y'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo, kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira icuro ry'imigani nk'inyamaswa, inyoni, imyururu n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani, bikaba bishatse kuvuga inkora y'aho ikintu cyanyuze kigana aha n'aha. Bikaba kandi bivuga amayira bakomotseho amagambo yabaye umugani banyuze igihe iki n'iki, uburyo ubu n'ubu cyangwa se n'uko byagenze. Reka dutangire. Gatera Kitanda yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byamusajije. Umugore we bwite yari uw'Ibumbogo bwa Muzuzu mu Bwanacyambwe. Buketse ko Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we ngo babe bamenyeshe. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze i Gacaca ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara. Atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi aho bari bageze. Ubwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi, yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo atakirirwa kwa nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo bagira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri iyo nzu agenda arihagana. Inzu yari yasi inkike ya ruguru ifite igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye, abanza kugira ngo n'umwe mu bo bari bamenyeranye. Umuhungu amuhereza intoki bararamukanya. Umugenzi amusaba igishirira, undi aramubwira uti tambuka nk'uw'umuriro ku rubumbiro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amumenye, ariko ntiyamumenye. Asigara yibaza turiya muntu umviriye mu rugo rw'umwana n'uwahe. Uwo muhungu ageze aho Gatera ari amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa ati muri ruriya rugo harimo umukobwa mwiza cyane kandi ni umugeni kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera atari mu nzu wenyine sha. Uwo muhungu atari mu nzu, ari mu nkike ya ruguru yasa urugo, arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashira itabi sha. Arahaguruka nawe ajya mu rugo, aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro arahaguruka yigira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba. Umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera kubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga aribwira uti uriya muntu watumye umwana aho ntafitanye amasezerano n'umukazana wanjye. Ati henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri afata wa mugeni baragundagurana. Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe batararangiza wa mukecuru abageze mu muryango arabumva. Ntibyatinda Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi, apfa kwihangana amuhereza ukuboko bararamukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi, ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi. Aramukoba aramukwenura ati yewe ganyabu, yewe bakosha badahanye we,
yewe wowe kanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje asa nk'uko nawe umubonye. Umukecuru aturambeshya, yohereza umwana aza yitekeresha itabi, muravugana, asubira yajyana ubutumwa. Amaze kubumubwira undi araza, mujya ku buriri. Ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamwishyiriye ku buriri bw'umwana wanjye. Umukecuru arashega ati henga inka zikuke mbivuga usendwe, izo wakowe zimena ikibanga zikobwa undi. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ngo ajye gushyiraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru arimo akwena umukazana we. Arahagarara akomeza kumva uko amukoba. Yumva n'umukazana amwihuhura asaba imbabazi, undi aho kuzimuha akamutuka. Byose amaze kubyumva ati ni mu nyongera igishirira ikindi cyazimye. Uwo mukecuru ati uwo utekerera itabi ninde? Undi ati ni Gatera wo hakurya y'Amuhazi itanda rya Ruzizi na Giheta. Umukecuru ati murajya he? Undi ati turajya Ibumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira, ashyira ku nkono, ashyira Gatera, amutekerereza ibyo yumvise umukazana akorerwa na nyirabukwe. Ati wagize nabi cyane, ati uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe, kandi bambajije izina ryawe n'aho utuye, byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabibwira bene wabo ko ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Ati byibura ntunamujyanye ngo akubere umugore, cyangwa ngo umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono. Umwana aramufasha, Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru arakiyasira, yumva umukazana ararira. Yinjira mu nzu vuba, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura, amucana mu nyegamo, amuta ku buriri. Bagigiramo gato, Gatera amurusha amaboko nawe aramusambanya. Umukecuru akagumya kumutuka ati wagisazi we ndekura, nirengagirizaga umwana wo Gatsindwa we. Ibi by'ubusa Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agaseka mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza amanuka ku buriri, asezera ku wa mbere umukazana. Undi aturabeho kandi urakoze kuko nkuye mu cyaha wari wakizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje cy'umukazana yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongora ati mbese aho wowe ntumuhaye ko mwatindanye? Undi ati mwana wa hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Ati mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu ambwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati yewe bamera nyinshi, iya Gatera yaje ari sinsiga n'indamyi. Umukazana ati ntabwo mbirekanye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wa uramenye ubunyambuye n'isazi ntizakugwe ku munwa, n'ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko induru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda. Bigeze aho byose biramenyekana, bamenya izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo inkuru iba kimomo. Ikiza ari ingundirizi cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishaka, bati cyaje nk'iya Gatera. Naha dusoreje insigamugani yacu y'uyu munsi. Njye nari Esther Niyomutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.